korali abahamya ikaba ari korali njye by'umwihariko navutse nyireba nyibona ijya mu ivugabutumwa hirya no hino. Rero reka tunabashimire ko batuzaniye indangururamajwi zivuga neza. Mwakoze cyane, biraza kudufasha kuryoshya press conference tugiye gukora. Hari abandi banyamakuru bageze kuri 3 bataragera, ariko ntekereza ko nabo bamaze kumenya amakuru yaho turi kugira ngo bize kugenda neza. Ntatinze rero, ibintu byose dukora bibanzirwa n'isengesho. Nagira ngo nsabe Celestin dushyire imbere y'Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Mujyejuru dusenge. Turagushimye Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Turi hano turi kumwe na korali abahamya ba Yesu biyemeje kuguhamya bavuga izina ryawe kandi bakora ibikorwa byiza wadutumye gukora. Data wera, iki gihe kitubera icy'ingenzi. Tugiye kuganira ku murimo bafite, inshingano ikomeye isaba ubwitange ku baririmbyi, ariko kandi isaba n'ubwitange bw'abakunda umurimo wawe. Reka rero dushoboze nk'abanyamakuru tubikore uko bishaka, kandi n'abaririmbyi bavuge nk'uko bishaka. Twese bisozwe izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Celestin arakoze. John yaramaze kudupresenta muri rusange abagize korali abahamya bari hano, ariko ndagira ngo mu munota umwe buri wese afate mikrofone atwibwire kugira ngo bijye no mu mashusho ari wabyivugiye cyangwa se no mu mafoto. Ubwo turahera ku mutoza, ni amazina n'icyo umuntu akora muri korali. Yesu ashimwe. Nitwa Emmanuel Tuyishime, ndi mwarimu wungirije muri korali abahamya ba Yesu. Murakoze. Haleluya. Nitwa Mwijejimana Jean Pierre, abantu bamenyereye ku izina rya Kibonke, nkaba nshinzwe iterambere rya korali abahamya ba Yesu. Nitwa Sibomana Pierre, muri korali nshinzwe ibyamwuka. Murakoze. Nanjye nitwa Mukamana Zawadi, abandirimba ijwi rya soprano muri korali abahamya ba Yesu. Nitwa Habarurema François, abandi vice perezida wa korali abahamya ba Yesu. Murakoze. Nitwa Ishimwe Bernardine, abandirimba ijwi rya soprano. Aha, barakoze cyane. Abandi turi kumwe ni Miriam, ni umuririmbyi mu bahamya, ndetse na John, membre fondateur wa korali abahamya. Nuri ku byuma hari inyuma, nawe urimba muri korali abahamya. Hanyuma rero ntago turi butinde, ndagira ngo wenda kugira ngo tuze kubona sound nziza baze kutuzamuriraho gatoya kugira ngo nafata amashusho bize kuryoha. Nubwo ndebe uri ku byuma hugiye kuri telefone gatoya, tuzamurire mikrofone rwose twiyumve neza. Kireka wenda nk'icyo turi bubaze umuririmbyi umwe runaka, ariko turagira ngo mwitoranyemo utubwira korali abahamya ituruka hehe, isengera hehe, yiswe abahamya bivuye kuki, imaze imyaka ingahe, ifite amarubumu angahe ya audio na video. Mbese muri rusange turifuza kumenya abahamya ni bantu ki. Icyo kibazo nacyo mushobora kukigabana, ntigisubizwe n'umuntu umwe, mukagenda mwunganirana. Umwanya no wanyu. Murakoze. Nkuko nabibabwiye, nitwa Sibomana Pierre. Ni nkuko baganiza bivuze koko turakigabana. Ibyinshi turagenda tubigabana bitewe nuko hari abazi ibintu cyane, kuko korali abahamya ukurikije n'igihe imaze. Korali abahamya yavutse mu mwaka w'1987. Ubu ifite imyaka 38. Nkuko rero baganiza bivuze, turagenda tugabagabana bitewe nuko imyaka ishize ubwayo abakagombye kuba bari muri iyo korali basubiza ibyo bibazo. Abenshi ntabo turi kumwe, ndetse n'ahangaha imbere nta n'umwe turi kumwe, ariko amateka turayazi. Korali rero tubwirwa amateka yuko yiswe korali abahamya. Batangiye ari abaririmbyi bagera muri 4. Yatangijwe n'abaririmbyi 4. Tubwirwa amateka yuko umudamu umwe wari urimo
abo baririmbyi baricaye, bamaze kwicara nibwo bavuze bati se ko korali itangiye iritwa irihe zina. Umudamu umwe rero niwe wayise korali abahamya. Korali abahamya rero yiswe korali abahamya nyine muri icyo gihe korali itangira. Uwo mudamu gwatubwira n'izina rye kugira abantu barimenye? Uwo mudamu yitwa Nirema Cecile. Okay. Korali abahamya rero ivukira mu itorero rya Muhima, intara ya Muhima. Abatazi iryo torero riba hano mu mujyi wa Kigali ahitwa kuri Yamaha, munsi ya Yamaha gatoya umanutse umuhanda usa nk'ujya ku Kinamba, ni munsi yaho gatoya mu kuboko kw'ibumoso usa nk'ujya ku Kinamba. Ariko iryo torero naryo amateka tubwira yuko ryavukiye Nyamirambo, mu ntara ya Nyamirambo. Ubwo rero Muhima nuko yavutse. Ibijyanye na alubumu rero nk'uko bavuze ngo turagabana, byo dufite ababizi neza banabisobanukiwe, nagira ngo nsabe Ishimwe yadufashe gusobanura alubumu n'ibindi. Murakoze cyane. Korali abahamya kugeza uyu munsi ifite alubumu 11 za audio ndetse na 7 za video, ariko dufite izindi ndirimbo turi gushyira ku murongo kugira ngo twuzuze alubumu ya 8 ya video ndetse n'iya 12 ya audio. Izo ndirimbo zimaze kuba zingaho ubu? Audio zirakabakaba mu 150. Aha. Naho video ni 70 nazo zirengaho. Ongera bisubiremo, video zose muri rusange ni 70? 70 hafi n'eshanu. Audio zimaze kuba 150 ngenekereje. Aha. Ishimwe utararenga aho ngaho, chaîne yanyu ya YouTube ifite abantu bangana icyo babakurikira? Ibihumbi 67 birengaho abantu 100. 67 n'ijana. Aha. Yego. Yego, ibindi abanyamakuru aza kubyibariza. Hanyuma rero nagira ngo wenda mbaze umukuru w'itorero muri kumwe atubwire korali abahamya ahantu mwarazengurutse kure haba mu Rwanda no mu bindi bihugu kugira ngo naho tuhamenye. Biragoye kuba nahasobanura hose, ariko nk'uko twabihawe inshingano na Yesu, twahawe inshingano yo kugenda. Yesu ajya gusubira mu ijuru muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, niwe wasize avuze ngo mugende. Nta yindi nshingano dufite, no kugenda. Rero muri iki gihugu nta ntara n'imwe navuga tutari twajyamo. Gusa wenda mu ntara z'iki gihugu ahantu kure numva twaba twaragiye ni Rusizi. Kure twagiye muri iki gihugu ni Rusizi, ariko twagiye no hanze yacyo. Yego. Twagiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu mu gihugu cy'Ubujumbura. Yego. Twagiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu muri Tanzania. Burundi nahavuze. Yego. Burundi nahavuze no muri Tanzania. Aha. Ndumva ari ibyo bihugu twabashije. Tekereza ko mushaka kuba mufite indirimbo z'igiswahili? Yego, zirahari nyinshi. Hanyuma rero vice president nk'umuntu uhagarariye korali yose ndetse na president muri rusange, korali abahamya tudatinze muri gutegura iki niki gihari, kuki mwaduhamagaye mu kanya turaza kubibwira, ariko dukeneye kubaza kumenya kuki mwifuje ko tuba turi hano, niki gihari? Urakoze cyane. Turimo gutegura igitaramo kizabera i Remera. Icyo gitaramo ni icyo gufasha, igitaramo nterankunga cyo gufasha abavandimwe bo mu nkambi za Mahama. Mu nkambi za Mahama. Yego. Aha. Kibonke, kuki mwahisemo kujya i Mahama? Murakoze. Umurimo w'Imana ni mugari, ariko iyo tugiye gukora duhera ku kibabaje cyane. Impamvu twagiye i Mahama nuko abavandimwe bacu ni impunzi, rero kumva yuko badafite aho basengera kandi nta bushobozi bafite bwo kuhita babasha kubona aho hantu basengera, niyo mpamvu twumvishe ko ariho tugomba guhera, kuko twahereye ku bababaye cyane. Murakoze. Aha. Ntacyo ngira ngo hari icyo namwongereraho kugira ngo byumvikane neza, n'ubundi turasubira. Yesu yaravuze ngo mugirire neza bose, ariko cyane abo mu nzu y'Imana. Yego. Biri mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 10.
mugirire neza bose ariko cyane abo mu nzu y'Imana. Uragira uti ni gute twavuye muri uyu mujyi wa Kigali tugahitamo Mahama? Navuga ngo abaririmbyi reka mbagereranye n'umuturage. Yego. Kambagereranye n'umuturage. Burya umuturage utazwi na mutwara sibo, akaba atazwi na mudugudu, akaba atazwi n'umurenge. Uwo muturage hari igihugu, nibaza ko nta kintu aba muri igihugu. Abo bantu rero iyo bagize ibibazo, akagira ikibazo, umuturage akagira ikibazo muri mutwara sibo, kwa mutwara sibo, burya bamenya n'uburyo bamufasha. Iyo binaniranye hari igihe bijya kwa mudugudu. Bibiliya rero niba ivuze gutyo, suko aha twegereye hatari abantu twagombaga gufasha cyangwa se kuba twagirira neza. Muri iki gihugu cyacu turabizi neza twese, namwe abanyamakuru murabizi ko hari insengero nyinshi zagiye zifungwa bitewe nuko hari ibikorwa bimwe na bimwe zitujuje. Yego. Izo nsengero nyinshi zirafunze. Ibyo rero byabaye mu gihugu hose. Nanjye aho mvuka iwacu urusengero aho mvuka rurafunze. Kereka aho nsengero ubu ngubu. Impamvu rero twahisemo Mahama nuko hari abavandimwe b'impunzi, ntabwo ari icyaha kwitwa impunzi. Yego. Turirimbana muri korari. Ubwo mbihuje na rya somo, mugirire neza bose ariko cyane abo mu nzu y'Imana. Hari abavandimwe turirimbana muri korari Abahamya babiri bavuye aho ngaho mu nkambi ya Mahama. Turaririmbana tumaranye igihe rero twabasuraga tugasura iwabo, twasanze urusengero rwabo rufunze, hari ibyo rutujuje. Tuganira n'ubuyobozi bwaho, tumaze kuganira nabwo batwereka ibintu bibura kugira ngo ubuyobozi bwa leta buzabafungurire. Twumva tugize ishyaka turavuga ngo byanga bikunda, kuko ari Imana dukorera kandi ari itanga ubushobozi. Aba bana b'Imana tuzabafasha kugira ngo impunzi zose muri rusange za Mahama zizabona aho zisengera. Niyo mpamvu twahisemo kujya Mahama. Okay. Murakoze cyane. Ibindi bibazo noneho turaza kugenda tunayibabaza, dore ko ubwo mwamaze kuduha ishusho y'ibyo tugenda tugaruka. Ariko tutararenga aho ngaho nagira ngo wenda mbaze uyu mudamu wicaye aha ngaha, hari igitaramo muheruka gukorera muri Iyerika, hari n'icyagikurikiye cyabereye ku Muhima. Ndagira ngo muduhe ishusho y'ibyo bitaramo n'uburemere bwabyo nuko byagenze, biraza kutwinjiza mu cyo muri gutegura. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Igitaramo twateguye muri Iyerika cyari igitaramo twashakaga guterwa inkunga kugira ngo tubone sonorization ya korali. Twari turi kumwe n'amakorali atandukanye yo mu itorero ryacu ry'Abadiventiste. Ni igitaramo dushima Imana kuko twageze ku ntego yacyo, icyo twashakaga twakigezeho. Uwo munsi twabonye abantu bahagije, abo twifuzaga. Yego. Amakorali turayabona. Cyagenze neza, navuga ngo kuri 100%, kuri pursa 100, navuga ko cyagenze neza nko kuri 96%. Ikindi gitaramo ugereranyije muri Iyerika havuye nk'amafaranga angahe? Nago nahita byibuka neza kuko nari umubitsi wa korali. Marerezuma nta nubwo yabonetse, iyo aza kuba ari kudufasha. Ariko sonorization twifuzaga sonorization ya miliyoni 12, kandi sonorization yarabonetse, ibyo twifuzaga byose twarabibonye. Okay. Noneho igitaramo twakoze nyuma yaho cyari gifite izina ryitwaga Thanksathon. Cyari igitaramo cyo gushima Imana. Nyuma yo kubona iyo sonorization twabonaga nta kindi dukwiye gukora kuko Imana yari yadufashije kugera ku ntego y'ibyo twifuzaga gukora. Niyo mpamvu twari twakise n'iryo zina Thanksathon, byashakaga gusobanura amashimwe menshi twari dufite icyo gihe. Nabwo ni igitaramo twateguye, intego ari ugushima Imana nta kindi. Nabwo twari turi kumwe n'amakorali akunzwe mu itorero ryacu, twari turi kumwe na Messengers Group ndetse na Clarion Call. Ni korali z'urubyiruko. Cyagenze neza ku rwego ho ni 100%. Kuko ndabyibuka twagikoreye kuri eglise yacu ku Muhima, haruzuye abantu aho bicara. Byari perfect, nta kibazo cyari kirimo. Noneho rero igitaramo dufite ubu ngubu nkuko umuyobozi yabivuze, nago urumva icyambere cyabereye kuri Iyerika muri stade, ikindi kibera kuri eglise yacu. Iki cyo rero twifuje kugikorera muri Kigali Bilingo Church i Remera. Tuzaba turi kumwe n'amakorali n'ubundi agomba kudufasha nkuko bisanzwe. Yahe harimo The Way of Hope ni i Remera. Harimo korali bita Inyenyeri, bayizi cyane ku ndirimbo yitwa Coronavirus. Harimo ubwo niyo ku Kibuye Karongi. Yego. Nyamasheke. Yego. Harimo korali y'Musanze bita New City,
yo mu Kinigi. yo mu Kinigi, Aha. hakabamo korali y'Imahama Eh. yitwa Dukumbuye Ijuru, Mm. ndetse na korali yo ku itorero rya Kimisagara yitwa Itabaza. Ayo makorali niyo tuzakorana. Icyo gitaramo nk'uko nabivuze kizabera Kigali Bilingual Church. Mm. Twifuza ko ku isaha ya saa 8 kizaba gitangiye. Mm. Akarusho nago abantu bakunda kuvuga umuntu uzabwiriza mu gitaramo, ariko ngende ndumva nshaka kumuvuga. Mhm. Tuba turi kumwe n'umuvugabutumwa wita Louise. Mm. Abo mu itorero ryacu baramuzi. Niyo mufasha Louise. Mm. Ndumva ari ayo makuru natangaho. Aha. Ibyo birabaye, ibindi reka natwe tubibwire, hanyuma dutangire guhata n'ibibazo, ariko tunagendeye ku byo n'ubundi mutubwiye muri rusange. Njye nitwa Baganizi Olivier, nturuka ku Isango Star, ndagira ngo dukomereze n'ahandi iruhande rwanjye. Nanjye nitwa Celestin Habimana, ndi umunyamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, radiyo y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Murakoze. Murakoze, Yesu ashimwe. Nitwa Esther Fifi Uwizera, nkorera TV10 na Radio 10. Haleluya. Nitwa Ayinkamiye Odette, nkaba mfite channel yitwa Nyenyeri TV Show, nkaba ariyo mpagarariye hano. Murakoze. Yesu ashimwe. Nitwa Dudu Rehema, nkorera Life Radio. Murakoze, nitwa Christian, nkora Himbaza TV. Murakoze, nitwa Mupende Judeo, nandikira inyarwanda.com. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Ufite Ubugingo Esperance, nkora kuri Radio Umucyo. Banyita Juste Beris, nkora Radio Flash FM. N'inyanya ngakorera TV. Murakoze. Maranata. Nitwa Christian Abayisenga. Nari nzi ko tuyaduhana mikoro bitewe n'uko umuntu yaje. Ndisegura ko nakerewe mu mbabarire. Yego, nishimiye kubana namwe. Ahantu hose mutuye turahagera, nkorera Isibo TV na radio. Murakoze, nitwa Patrick Ndekezi, mpagarariye Extra Mile TV. Murakoze, nanjye nitwa Naganzwa Plaisir, mpagarariye Zabonishye. Ntago bivuze, boss yivuze tugira ngo byahwaniyemo. Reka nabo katubahe mikoro nabo batwibwire. Murakoze, nitwa Nsabimana Theogene, ndi cameraman w'Inyenyeri TV Show. Murakoze. Ubundi havuga kamera n'abazikoresha, ariko twebwe turi inyuma ntabwo ari ngombwa cyane. Nitwa Jabotsi Mbakuri Zabonishye. Aha, impamvu buriya abakameramani batwibwiye nuko ubu turi kubareba, aho tutabareba ntago bajya batwibwira. Ntago tugutinde, uretse Bob wagize ikibazo cy'uburwayi utabashije kuboneka, na Joel uri mu nzira za, ntago biri tubuze gutangira gahunda yacu. Celestin, nkuko watangiye, ikibazo cya mbere ni icyawe. Murakoze cyane. Baganizi ndetse na korali Abahamya ba Yesu, ni korali yangaja no mu bintu rimwe na rimwe biremereye, rimwe na rimwe ushobora gutekereza utari ko abantu ntago bipashije muremure, ariko bikarangira bigenze neza. Icyo ni ikintu nge mbashimira cyane. Ubwo yaba tw'abanyamakuru ndetse wenda n'abazanabyumva nyuma bazabira no kuri social media, ni korali ifite indirimbo nko muri iyi minsi, imaze iminsi ikora indirimbo. Hari nk'inshya baheruka gukora yitwa Navuga Iki, hari yitwa Dufite Ishingiro, indirimbo baririmbye muri gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twibuka ku nshuro ya 31. Indirimbo Yesu ubwo azagaruka, Imana Rurema, Ndabyina Ndenga, Mugenzi Wanjye, ari nayo ngira ngo yitiriwe iki gitaramo bari gutegura. Yosefu,
indirimbo ibuza abantu kugira ishyari, bafite indirimbo nziza, nibazireba nazo bazabona ko icyo ndi kuvuga ari cyo. Hari ikindi rero ndavugaho biriya bitaramo bateguye, kuba umuntu yavuga ngo turakora igitaramo tukijyanye muri Yerika, kandi noneho kiba ari ku wa mbere w'isabato cyangwa se ku cyumweru, utiyaminiya ubundi ntabwo wabikora. Utiyaminiya wavuga utaha ahantu ndajyayo nta bantu ndabona, ariko bo baratinyutse baragikora, kandi igitaramo ndacyitabira, cyitabirwa n'abantu benshi cyane, ndetse babaha n'inkunga, babasha kugura ya sonorization navugaga. So ni korali rero yamenye neza ko ishobozwa byose na Kristo, uyiha imbaraga, kandi ikindi ndibwira ko ari imwe muri korali mu badivantiste umunsi wa karindwi ishobora kuba ifite abaririmbyi benshi. Sinzi niba bavuze umubare, ndetse niba nabyibagiwe, ariko nibwira ko batari munsi ya 50, kandi uwo mubare uhoraho, ntabwo bajya bajya munsi ya 50. Izindi korali zigira abaririmbyi 30, ubwo babaye benshi, 20, 15, 35 biba byabaye inkuru ikomeye, ariko bo bahorana umubare w'abaririmbyi barenga 50. Korali barizwa ku rusengero ruriho amakorali arenga 10. Ku Muhima hari amakorali arenga 10, urumva ngo ni 13, niko numvise mugenzi wacu ambwira hano. Ariko yikaba ifite abaririmbyi 50 batajya bajya munsi, inshuro nyinshi ngewe nagiye mbabona. Icyo ni ikintu gikomeye rero, ni inkuru ubwayo kuri twe nk'abanyamakuru. Kuba rero bagiye gukora igikorwa gikomeye cyane cyo kubaka urusengero, cyo ni ikindi ngewe cyankoze ku mutima ku rwego rukomeye cyane. 1, kubaka urusengero nk'umwizera mba numva icyo bivuze. Kubaka urusengero, kubaka aho tugomba kujya gusabana n'Imana yacu ndetse na bagenzi bacu. Ariko settings babiteguyemo iri special, kuko bashobora kurwubaka ahandi hose nk'uko nabo babivugaga, ariko batekereza ku bantu bari vulnerable. Abantu ubuhunzi ni bubi, na Yesu yarahunze buriya. Hari wavuze ati guhunga si icyaha. Yesu buriya nawe yarahunze igihe Herode yamuhigaga agira ngo agire gute, agira ngo amwice. Yarahunze ahungira muri Egiputa, nyuma y'igihe runaka aza kubwirwa ngo uwaguhigaga ntakiriho, subira hehe, subira mu rugo. Bakajya mu nkambi, ubuzima bw'impunzi n'utarahunze, ariko yakurura mu matwi akumva ko ari ubuzima bugoye. Aba bantu rero bakeneye ihumure, bakeneye ihumure kurenza benshi cyane. Erega nta n'udakeneye ihumure, by the way. Niyo mpamvu bigeze gukora indirimbo bayita ngo ni muhumure. Twese dukeneye ihumure, ariko impunzi utumvise ko zikeneye ihumure, waba ufite ikindi kibazo. So abahamya rero ni korali ku rwanjye ruhande mbona ko yasobanukiwe n'inshingano yahamagariwe. Imana ibaho umugisha. Ndahita mbaza rero nanjye njya muri kiriya gitaramo mwateguye. Igitaramo mwateguye urumva ni igikorwa kiremereye cyo kwaka ubushobozi kugira ngo mujye kubaka inzu y'Imana mu nkambi ya Mahama. Kwakira iyo nkunga mfite impungenge ko bishobora gutwara umwanya munini cyane, ariko mwatubwiye na korali mwateguye nazo numva tuzikeneyeho umwanya munini, yaba abahamya ba Yesu, yaba The Way of Hope n'abajene b'Iremera, bafite ikintu bise igihaha, bararirimba ukavuga uti amfete abantu bazabireba nabo, ni abana baririmba ukavuga uti amajwi yabo wajyaho ntabwo bigeze barya ku rubetezi cyangwa uruvuzo, kuko bumva bameze neza cyane. Wareba New City hari mu Kinigi baravuga mu mizi y'ibirunga, ni korali nayo iri kwisobanukirwa ku rwego rukomeye cyane. Wareba inyenyeri z'ijuru, Celestin amasegonda 30 niyo usigaje, wareba n'ibindi. Iyo combination yo kwaka ubu inkunga no kuririmba muteganya kuyikora gute kugira ngo buri kimwe cyose tuzakibone? Murakoze. Twagiye kwa Fifi, ubwo mugende mubyandika kugira ngo bize kwihuta. Ndashimira cyane korali abahamya, nanjye ntago ari ubwa mbere dukoranye. Kibonke yarabizi hashize imyaka nubwo yagiye akabura, shobora kuba yarigire ku ijwi ry'ibyiringiro tifite nakayibagirwa, ariko twarabafashije, turi mu bantu natwe
twashyize ukuboko kwacu imana ikomeze bane namwe baho umugisha kandi ibakomereza amaboko. Rero numvise nakora ibitaramo bitandukanye byo gufasha kandi muvuga ko muhera mu bantu banyu, ese kuvuga ubutumwa bwo mu bantu batari abanyu byo muzakora igitaramo cyabyo ryari? Ndabizi ko abadive mujya mukora amavuna, ariko noneho amavuna yanyu noneho yo gushaka intama zazimiye atari kuvuga ngo mugiye guhera mu banyu, kuko buriya Yesu nawe yaravuze ngo ntago yazanwe n'abazima, niko Yesu yavuze, yazanwe n'abantu b'abanyabyaha niyo bamuzanye. Ubwo numvise mufite ukuntu mwakagoronzeyemo ukuntu, numva abantu batari abadive byo byose ntago muri kubatekerezaho muri no minsi, muze kukinsubiza. Ikindi mwavuze ko igitaramo kizabera i Remera, ariko ku Muhima naho mbona hari urusengero runini, ahantu muzakorera ni hanini kurusha ahariya musanzwe musengera, cyangwa nuko mwashatse kugira ngo mwegere abakire bafite amafaranga babahe ku note? Ako kantu nikaba karemo, hari abavuga ko afite inote Kigali bayirengo ukuntu ndahazi, ariko ni hato kurusha hariya musanzwe musengera. Aho ni mwaragiye kwegera abakire kugira ngo babahe amafaranga? Murakoze. Odette. Murakoze. Nitwa Ayinkamiye Odette, mpagarariye Inyenyeri TV Show. Rero nkaba mbanje gushima cyane akorari abahamya ba Yesu ko batugiriye icyizere bakadutumira. Hano hari abanyamakuru benshi pe, nge natunguwe, navuze ntese iyi korari ririmbamo abayobozi bameze gute ku buryo igihugu cyose cyakangaranye ku banyamakuru. Icyo ngicyo ndi kuvuga ni ukuri, kuko niba igihe kiri hano n'ibindi bitangazamakuru hano bikaze nabonye, murumva ko murakomeye cyane. Ni byiza cyane rero kubashimira ko muzi no kubana. Icyo navuga rero ni uko korari abahamya nanjye mbona iteye imbere, cyangwa se n'abandi ariko babibona. Bahirutse gukora igitaramo, si kenshi ushobora kubona korari ikoranya abantu amakorari atandukanye bagakora igitaramo kimeze nk'icyo baherutse gukora ku Muhima. Abantu benshi bari baturutse imihanda yose bazanye amafaranga, bazi ko icyo gitaramo ari igitaramo nterankunga, cyari igitaramo rwose cyo gushimisha abantu, cyo gusitresura abantu barisanzura, bagenda nta n'umuntu batse igihumbi. Aho ngaho hari ndimo nanashishikariza abantu ngo nibaza muri kiriya gitaramo noneho bazamenye ko ari igitaramo nterankunga. Ikijyanye no kubaka urusengero, umuntu wese yakibashimira kandi agishishikariza na buri wese wumva ko ari igitaramo cyo kubaka urusengero. Hari n'izindi nsengero zafunzwe bitewe n'uko zitujuje ibisabwa, kandi amakorari menshi agiye akora gutya ibintu byagenda neza. Baratubwiye bati dufite abaririmbyi baturuka i Mahama, reka dushimire n'abo baririmbyi kuko bakoreye ubuvugizi abo bantu, kuko hari n'abandi bababaye ariko batabonye ababakorera ubuvugizi. Rero tubashishikariza no kujya mufasha n'ubundi n'abatari abo mu banyu. Ngenzi ko ibyo musanzwe mubikora, ntabwo nabitindaho cyane, ariko nenda kubaza nanone nanjye ikibazo kimeze gitya. Ese mufite muzakoresha izihe mbaraga, mwiteguye kudufasha gute kugira ngo ziriya korari zizaba zihari? Ndi umwe mu bantu bakunda kugendana na korari Inyenyeri, yitabirwa n'abantu benshi bakunda n'indirimbo zabo. Nzi ko bazisobanuye cyane korari zaba zihari, ndetse namwe dukeneye indirimbo zanyu. Buriya rero hari igihe abantu bavuga ngo korari yakoze igitaramo ngo yo nta kibazo, kandi abantu benshi baba baje baba bakunda iyo korari. Muzaturoganyiza amasaha gute kugira ngo izo ndirimbo tuzibone, ndetse n'umwanya wo gutanga inkunga uboneke? Icyo ngicyo ni ikibazo mbabajije, muraza kukinsubiza. Ikindi ngiye kubaza, ndakibaza visi perezida wa korari. Ese muteganya kuzaba umubare ungana iki muri korari? Ko batubwiye ko musaga 50, mwumva muri mwebwe ubundi mwateganya kwakira abaririmbyi bangahe? Mwumva muzageza bangahe? Mukarekera aho ngaho. Murakoze cyane. Dudu. Murakoze cyane. Ndagerageza kurasa ku ntego ngewe.
Celestin yatangiye abivuga neza avuga ko igiteramo mwateguye kijyanye n'indirimbo mufite izina ryayo ku bwa mugenzi wawe. Ese mujya gutegura icyo gitaramo cyangwa se mujya kwandika iyo ndirimbo ngira ngo niyo yabanje mbere byaba biri muri gahunda y'iki gitaramo ngo ntaho bihuriye, mutubwire na message irimo nicyo mwashakaga gutangariza abantu. Hanyuma ku bijyanye n'impunzi za Mahama, ese muri guteganya ko nyuma y'iki gikorwa muzakomeza gukora n'ibindi bikorwa by'urukundo? Bagenzi banjye nagiye bumva bavuga ati mwafashe cyane cyane mwirebyeho cyangwa se mwarebye ku bantu baturutse Mahama bari muri mwebwe. Ese murateganya no kuzakora ibindi bikorwa by'urukundo nyuma y'aho ngaho? Mwajya Nyabugogo se, mwajya n'ahandi se haterekeye kuba hari bamwe muri mwebwe cyangwa bakabikorera mu bihande cyangwa mukabikorera mu ruhande? Ibyo byose birashoboka cyane. mu bihande, mu matsinda. Hanyuma ikindi kibazo cya gatatu, ese muri guteganya kuzabikora gute kugira ngo n'uwo musaruro uzaboneke? Hejuru y'izo ndirimbo dushaka kumva n'ibyo byose, ese intego muzakora iyihe strategy kugira ngo ayo mafaranga azaboneke, kugira ngo ntabwo tujya gutangariza ino nkuru tugende tubabwire ngo muzaze mumeze gutya, muzaze muhagaze gutya, mwabikora gutya? Ni ubuhe buryo muzabikoramo? Murakoze cyane. Christian. Murakoze cyane nyakubahwa uyoboye gahunda. Guverineri yahageze, ntabwo watwemere konza ukamwakira. Reka duha amashyi meya. Akaba ari mana icyo bita Iyobokamana TV n'iyobokamana.rw yaza nyuma rwose. Murakoze cyane. John inshuti yacu twese, niyo mpamvu mubonye tumwishimiye kandi ari very supportive ku bantu bakora umurimo w'Imana. Abahamya njye ntago nari mbazi, yego n'icyatumye mbitabira nuko mwatumye umugabo w'imfura. Uriya mugabo nawe ni imfura rwose, nicyo cyatumye njye mbitabira, ntago nari mbazi. Imana imuhe umugisha, namwe ibahe umugisha. Byatumye njya kureba rero muri bantu ki, mbona muririmba neza, mufite n'indirimbo nziza. Imana ibahe umugisha. Ikindi cyankuruye ni igikorwa cyiza cyo kubaka inzu y'Imana mugiye gukora. Nagize amatsiko, hari aho nabonye ku ndirimbo zanyu mwandika abahamya, ahandi mukongeraho family, hakabaho mutongeraho family, ahandi mukongeraho family. Nibaje ibyo bintu bitandukanira hehe? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nashaka kubaza, umwaka washize mperuka kwakira Ambassadors of Christ, nabo bari mu gikorwa cyo kubaka urusengero. Namwe mugiye kubaka urusengero. Nibaje yaba ari gahunda y'itorero ry'Abadivantiste kugira ngo mugire insengero nyinshi, cyangwa mukaba mwari mufite icyuho cy'insengero? Icyo ni icya kabiri. Ubundi ikibazo kindi nibaza, ko mugiye kubaka urusengero mu nkambi, igihe zira mpunzi zizakurwa hariya, kuko ntago tuzifuriza kuzakomeza kuba impunzi hariya, turazifuriza ko nazo zizataha iwabo amahoro yabonetse. Ruriya rusengero ko murujyanye hariya, niki cyatumye murujyana hariya kandi hari abandi bantu bazaguma hariya mu gihe bariya bazahava? Murakoze. Christian arakoze. Reka dusoreze kuri Plaisir noneho, ikindi gatuze kugifata nyuma. Tunamushimira rwose ko yaduhaye urumuri. Plaisir wakoze cyane. Murakoze cyane. Nagiye mbabaze, nari nkibagiwe, nubuhe buryo abantu batangamo inkunga? Ari nk'umuntu wifuza kuzifatanya namwe muri iki gikorwa cyiza ariko akaba atazaboneka mu giterane, cyangwa n'ubu ngubu akavuga tukwezi ndabona ukwezi kwapfuye, ndashaka guhita mbikora nkabyikuraho. Ubwo butumwa muze kubutubwira nabwo tutambukiriza. Plaisir umwanya no wawe. Murakoze cyane. Ngira ngo ntago ari umwanya w'ibibazo gusa, ahubwo umuntu ashobora no kubashimira cyane ko mwateye intambwe nziza yo kugira ngo mutumenyeshe ibikorwa byiza. Inkuru nziza ntabwo ibikwiriye kwihishira. Nayo mpamvu nagira ngo mbwire bagenzi banjye b'abanyamakuru, mu bantu bazitanga rwose namwe mugomba kugira icyo mukora kubwe kubw'umurimo w'Imana. Turasaba ko Gedeon yaza gukurikirana icyo kintu kugira ngo igikorwa kizagende neza. Murakoze cyane. Yatse mikoro rwose.
Mupenda akaba ari we kandi Murakoze. w'abantu bose muri kubona abahamya ndagira ngo uduhagarariye. mbabwire muri abanyamugisha kubona perezida ari hano ushobora kuba ariyo press conference ya mbere ajemo mu myaka nk'itatu so rero n'ibindi bizagerwaho. Impamvu natse mikoro hari ibibazo mugiye gusubiza ngira ngo nanjye icyanjye birajyana. Christian amaze kubaza ati mwubatse urusengero kandi inkambi ziri hariya turi gusenga kugira ngo ahubwo zihave amahoro aganze mu bihugu byacu muri Afurika n'ahandi ruzahaguma. Ibyo ndabihuza n'imibare iriya nkambi yubakwa yari irimo impunzi 61,000 ubu harisigaye 32,000 bivuze benshi bari gutaha mu myaka nk'itatu ibiri umwe wabona nabo bariya bose bagiye. Ese uwo rusengero muri kubaka murudusobanurireho impamvu yarwo. Ikindi ruzaho rw'abadive ni urusengero rw'amadini yose bimeze gute? Mwabanje kumenya amakuru wenda mwumva abakristo bari hariya b'abadive bari bo tubishakaho umucyo. Ikindi ibiterane byinshi by'amakorali mu badive bikunze kuba byo gushaka inkunga yo kubaka insengero. Kuri ubu gahunda yari RGB nuko habwa insengero zigabanuka like bagakoresha urusengero rumwe mu murenge nyine insengero zibe nyinshi mwebwe muri kuzubaka mu bidusobanuro kugira ngo bitumva nkaho wenda ro guhangana RGB tubihurize mu murongo umwe. Murakoze. Kugira ngo byihute reka tubarize rimwe noneho mu byandike mu dusubirize rimwe abantu batarabyibagirwa. Hari abantu batifuza guheranwa ijambo Justin yahoze amanika na Esperance bari kumwe. Reka tubakire turasigarana ikibazo cya guverineri kiraza gusoza. Ibibazo nari mfite bisa nkaho babigarutseho bagenzi banjye ariko ndibaza impamvu abantu 28 cyangwa 20 barenga batangiranye n'ikorari bose nta n'umwe ukiyirimo. Ni izihe mbogamizi zabaye zatumye bose batakibarizwa muri mwebwe? Umuntu yakwibaza komeza rwose komeza ubaze ikibazo cyawe. Bobo yagukuyeho reka nguhingiye. bishoboke kuko natekereje gutangira ariho nahereye ko navuze ngo ni byiza ko mwatumiye inyenyeri imurikira rubanda ariyo Isango Star ndetse n'inyenyeri TV zigahura n'umugisha hanyuma n'urumuri prezira karuduha. Numvaga ndi ubashimire abo bantu mbere yuko nza kubuza ikibazo cyanjye. Nibazaga ngo abo bantu mwatubwiye mwatangiranye niba kihari niye mpamvu yatumye muba mutakiri kumwe nabo nuko bimutse cyangwa hari izindi mbogamizi zabaye kugira ngo korari ibe yasenyuka mwongere muyitangire bundi bushya. Muze kuduha umucyo kuri icyo kintu. Hanyuma ikibazo cyanjye cya kabiri ndabaza ku bijyanye n'ubushobozi buri gukusanywa kugira ngo urwo rusengero rwubakwe. Target mufite ingana gute? Murifuza kugera ku mutahe w'amafaranga angana gute kugira ngo ibyo bikorwa by'urwo rusengero bizashyirwe mu bikorwa? Iki kibazo nashakaga kubaza hari ukuntu mu yandi matorero ariho ubu ngubu amakorari yabo uri gusanga bari kugira ubufatanye batitaye ku itorero ikorari biri guturukamo. Bakaba tuvuge nko muri ADPR bakaba batumira indi korari iturutse mu rundi rusengero cyangwa se ugasanga hari n'amakorari y'amadive yabitangiye ugasanga bari gukora umurimo w'Imana mu zindi churches zigiye zitandukanye. Ndibaza nka korari abahamya gutegura igikorwa nk'iki ngiki ni igikorwa cyagutse kubaka nk'uko yarabivuze hari umubare w'amafaranga runaka muri buze gukenera. Ni urusengero rwa hari Mahama ibyo ari byo byose bamugani nubwo kiri buze gusubizwa ni urusengero rw'abadive cyangwa se iki abantu bose bagomba gusengeramo. Ushobora gusanga nta zindi nsengero bafite wenda bose bakaba bajya hariya ntabwo tuzi ko ruzaba urw'abadive gusa cyangwa iki. Urumva ruzaba ari community nini. Ntekereza wenda hakabaye kuba haratekerejwe ko hari ubundi buryo hakifashishwa n'abandi bantu bo ku ruhande. Mwebwe nka korari abahamya mwigeze icyo kintu mugitekereza kuva wenda kuba twakorana n'izindi korari zo mu zigezweho zo mu yandi matorero atandukanye cyangwa se
ikindi kibazo birashoboka ko mwebwe habaho kuba mwatumirwa n'indi korari yo mu rundi rusengero nko muri ADPR cyangwa se muri restoration cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye mukaba mwakitabira ubutumire bwabo. Murakoze cyane. nongereho kandi ni nashaka kumenya umubare w'abizera bo muri Mahama ukungana waho murimo kubaka urusengero baba bangana gute iyo mibare nimba ibaye ihari. umwanya no wanyu rero turabibajije uretse ibindi turi bwakire nyuma biturutse muri byo muraza kudusubiza mwayimanukura mukabigabagabana kugira ngo bize kugenda neza. Hari ushobora gusubiza bitatu bibiri cyangwa se kimwe murare uko mubigenza hanyuma muduhe ibisubizo rwose binyomorotse bimeze neza. umwanya no wanyu. Murakoze. Ntabwo ngiye gusubiza bitewe nuko ngiye gusubiza ku cyabanje ahubwo byanditswe ibibazo byabajijwe byanditswe kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma. Ntabwo ngiye gusubiza ku cyabajijwe cyane ku cyakunze kubazwa kijyanye n'urusengero. Ubundi twebwe abakristo nibaza ko twese hano turi abakristo. Ntabwo umuntu ari umukristo ahubwo turi abakristo, ni abakurikiye Kristo, ni abamwemera. Twigishwa ko n'ikintu cyose ubundi dukwiye cyangwa tugomba gusubiza twagasubije uko Kristo yajyaga asubiza. Yajyaga asubiza ngo handitswe ngo. Ni nayo ntwaro yamufashije cyangwa se yifashishije kugira ngo atsinde Satani. Handitswe ngo. Rero twese turamwemera. Kandi wenda usibye kubatinze meya niwe muvuze twanagikomojeho. Ubundi nta yindi inshingano twahawe niyo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. Ubu tubabeshye ngo twabahamagariye hano kubera ikindi kintu, twaje kubaha inshingano. Nka korari abahamya twaje kubaha inshingano kugira ngo namwe muyiyumvemo, kuko iki twicaje hano ni ivugabutumwa, nta kindi. Ni ivugabutumwa ryagutse kandi ku muntu uwo ari we wese, ntabwo turobanura. Rero Pawulo ajya kuvuga ubutumwa mu Bakorinto ba mbere, ngira ngo ni igice cya 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17 niho havuga ngo mumenye neza yuko muri insengero za Mwuka Wera Muziranenge. Ubwo ngiye gusubiza ku cy'urusengero no kubabajije ngo se ko RGB irimo ifite, turabizi neza ko RGB ifite amabwiriza ku kijyanye n'insengero, ko turi abanyarwanda turabizi neza, ariko urusengero rwa mbere ubundi ruvugwa ni nge n'umutima wanjye, ni wowe n'iki n'umutima wawe. Urwo ni rwo rusengero ubundi, nk'uko turi abakristo twese ni rwo rusengero. Iyo tuvuga nyine turabivuga ko tuzajya kubaka urusengero rwa Mahama, ariko ubundi twagombye kwibaza ngo, twagombye no kumva ngo uzarusengeramo ajyanye mu bitekerezo ki, afite mutima ki. Hari uwabajije rero aravuga ngo ese itorero ry'Abadiventiste rifite ubukene bw'insengero ku buryo turi kongera insengero? Oya, ntabwo ariko biri. Ntabwo ariko biri, ahubwo nk'uko twagikomojeho bwa mbere, mu gihugu cyacu hari uburyo buhari bwo gufunga insengero bitewe n'uko hari ibyo zitujuje. Twe rero duhitamo kujya Mahama, nagisubije bwa mbere, nuko twarebye dukurikije n'ububabare bw'abantu abenshi bagiye bafungirwa insengero, tukavuga ngo reka twebwe nka korari abahamya dufashe bamwe muri bagenzi bacu, kuko ku uyu munsi wa none urusengero rurafungwa ugasanga abizera cyangwa se abakristo barahuye, umwe agatanga ubushobozi. Insengero ntizubakwa n'ubushobozi se? Zubakwa n'ubushobozi. Umwe akavuga ati ndatanga 500, undi ati ndatanga 100, undi ati ndatanga 50. Impamvu rero twagiye Mahama n'abana b'Imana, n'abakristo basengera mu nkambi ya Mahama. Mbonereho no gusubiza ikibazo cy'uwabajije ngo ese Mahama urwo rusengero ni rumwe. Nge ndi umwe mu bantu bagiye Mahama gusura aho hantu tuzajya gufasha. Navuga ngo reka mpagereranye nk'igihugu. Mahama ni igihugu nk'uko mubona hanze ahangaha bimeze. Habamo urusengero rw'Abadiventiste, habamo urusengero rw'Abakatolike, habamo urusengero rw'Abapantekote. Insengero zose muzi ziba hanze ziba muri Mahama,
ariko wabajije ngo eske nabizera bangahe batubwiye ko urwo rusengero rw'abadivantiste rusengeramo abizera bari hagati y'ibihumbi 3500 n'ibihumbi 4 ubwo icyo ndagisubije Mahama irimo insengero nyinshi zigiye zitandukanye abapantekote ku cyumweru barasenga abayisilamu barasenga n'abandi bose amadini uko muzi tuyafite mu gihugu muri Mahama arimo nkavuga ngo rero twagiye Mahama gufasha abo bana b'Imana kugira ngo nkuko hari n'izindi nsengero izandi madini zifunze zirimo ariko twe twahisemo kujya Mahama kugira ngo dufashe abo bana b'Imana ntago twagiye kubafasha kugira ngo twubake urwo rusengero bazaguma aho ngaho ahubwo twagiye kubatera ingabo mu bitugu nkuko abandi bizera cyangwa se abandi bakristo bahura bagaterateranya amafaranga kuko bo ubushobozi bwabo ni bukeya ubushobozi bwabo ni bukeya ntago bahura nk'impunzi ngo umwe atanga 1000 undi atanga 500 ngo bazubake urwo rusengero mbo nsoza rero urwo rusengero baduhaye devi ya miliyoni 8 yuko arizo zikenewe kugira ngo urwo rusengero ruzuzure nyuma yaho abatekinisiye basigayeyo ayo namakuru twakuyeyo tuvuyeyo tugeze i Kigali hiyongeraho miliyoni 2 ziba miliyoni 10 ubu twebwe nka korara abahamya twavuye Mahama dufite intego yuko ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu twashyize igitaramo i Remera kuri Bayirengo kariho tuzakira iyo nkunga mboneraho no kubwira abantu babajije ngo dufite byiringiro ki cyangwa se twizeye neza yuko ayo mafaranga tuzayabona ayo mafaranga turabyizeye sinzi umuvandimwe umwe ubikomoje haravuga ati namwe abanyamakuru ayo mafaranga ko ari umurimo w'Imana namwe muzayatanga n'abandi bazayatanga niyo mpamvu rero nsoza navugaga ngo tuje hano kubaha inshingano kuko natwe tuzi neza yuko muri abana b'Imana ivuga butumwa ntabwo mwatanzwe naryo kuko iyo mushyize ku binyamakuru byanyu mukandikaho intego nk'iyo ngiyo yo gutera inkunga abana b'Imana nibaza ko byanga bikunda niba umwe agiye kuri radio Umucyo undi akajya kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro undi akajya ku kinyamakuru runaka kandika inkuru ivuga yuko abahamya bagiye gufasha abana b'Imana basengera Mahama byanga bikunda ububaye umwe muri korara abahamya kandi iyo nkuru nziza ya Yesu ubu yivuze mu buryo bukwiriye Imana ibaha umugisha murakoze cyane nanjye reka nunganira umuyobozi wanjye ho gatoya hari umuntu wabajije ngo ese ni gahunda y'itorero kubaka insengero umunyamakuru w'isi yatubwiye ko ambassadors ziheruka kujyayo nabo bafite gahunda yo kubaka bo bagiyeyo mu rwego rwo kubaka urusengero rwabo kuko basabaga inkunga y'urusengero rwa Remera ariko twebwe turi kubijyana mu buryo bwo gufasha ikindi hari uwabajije ngo ese impunzi zitashye ko turi gushaka kubaka byagenda bite uyu ni umurimo w'Imana Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimugende mwigisha amahanga yose abemera mu babatize mu bahindure babe abo kuvuga ibyo nabakoreye ntago ibi turi kubikora muri context yuko dushaka gufasha abitorero ryacu gusa urusengero rw'Imana ni ahantu imitima itandukanye ikirizwa ntago ari y'abadivantiste ntago ari y'abakatolike ntago abantu bose bagezemo bakirizwamo mu imitima yabo rero turi kubaka uru rusengero mu buryo bwagutse bwo kugira ngo uzageramo wese yaba umudivantiste yaba umurokore azageremo akirizwemo ndetse n'umunsi kuko ni amahirwe ni nibyo twabifuriza kugira ngo nabo basubire kuri gakondo yabo umunsi babashije gutaha ntabwo urusengero rujya rubura akazi uyu ni umurimo w'Imana yo yikorera ibyayo ntabwo hazaba abo ku rusengeramo bazaboneka kuko hariya nubwo hitwa i Mahama ariko ni mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande hazengurutswe n'abanyarwanda muri rusange bazakomerezamo ikindi kibazo ku bijyanye n'urusengero babajije hari uwabajije ngo mbese ibikorwa by'urukundo birakomeje ntabwo dukora ibikorwa byo kubaka urusengero gusa kubera ko wenda usibye ko twavuze mu buryo bwagutse yuko tugiye kubaka urusengero ariko hari n'umwizera dushaka kubakira inzu umuntu dushaka kubakira inzu hari ahantu twakoreye indirimbo yacu umuturage wo mu karere ka Kamonyi indirimbo yitwa Elisa baze kwireba umuturage wo mu karere ka Kamonyi adutiza aho gukorera
mu by'ukuri amaze kudutiza aho gukorera tubona ntabwo bikwiriye ko umuntu adutije ahantu ho gukorera mu ishusho isa nk'aho itagaragara neza yakomeza gutura aho ngaho. Twifuza ko twazashaka ubufasha cyangwa se imbaraga tukamuzamurira inzu. Ni muri ubwo buryo muri iki gikorwa tugiye gukora nawe tuzamwubakira, ariko dusanzwe tunakora ibikorwa byo gufasha. Murakoze cyane. barakoze bagenzi banjye ku bibazo bagiye basubiza. nagira ngo mwunganireho gatoya, ni ukuvuga ngo uyu mwaka kurara abahamya ba Yesu ni umwaka wo gufasha. Uyu mwaka twatangiye ni umwaka wo gufasha, ntabwo bigarukira amahama honyine. Uvuga ngo nituva kuri urwo rusengero hari ikindi gikorwa avuze. Uvuga ngo ni umwaka wo gufasha, nta kindi gikorwa usibye gusohora indirimbo zacu nk'ibisanzwe nyine buri kwezi twe dusohora indirimbo y'amashusho, ariko ibyo ni ibihoraho. Rero uyu mwaka ni uwo gufasha kugeza urangiye. Buri mwaka rero twe tugira ikintu duteganya muri uwo mwaka, nako nagira ngo mwunganireho kugira ngo ntago bigarukiye aha kugeza umwaka urangiye. Hari ibintu turimo gutegura, ubwo n'ibindi tuzagenda tubamenyesha. Murakoze. arakoze. Nicyo nari ngiye guheraho ariko ahise agisubiza. Rero ku munsi w'igitaramo mwavuze muti ese muzakoresha uburyo ki, strategy yihe kugira ngo haboneke kwa uburyo bwo gutanga inkunga ndetse n'abaje kumva indirimbo bazumve neza kandi kuko bazikunda. Rero iyo turi gutegura dupanga gahunda uko bizakorwa, twahereye mu gutumira nk'uko namwe twabatumiye kugira ngo buri muntu wese abanza bimenye, azaze azi umugambi w'ikigenderewe. Iyo umuntu yaje azi umugambi w'ikigenderewe, uwo mwanya ugezweho agikora vuba kugira ngo n'igikurikiyeho gikorwe. Ubwo rero ibyo byose turi kubitegura ubu duhereye mu buryo bwo gutumira kugira ngo buri muntu wese uzaza azaze afite gahunda y'ikiri bukorwe n'igihe kiri bukorerwe kugira ngo buri kintu cyose gihabwe umwanya wacyo. Iyo niyo strategy turi gukoresha, kandi mu buryo bwo kugira ngo abantu bose bazumve indirimbo nuko buri muntu wese uzaba uhari igikorwa tuzajya tukinjiramo, nitukinjiranamo vuba kuko yabimenye yabitegujwe, tuzi neza yuko bizagenda neza. Iyo niyo strategy turi gukoresha. Murakoze. Hari umuntu waje kubaza ikibazo kivuga ngo ese ko bamwe aba baririmbyi muvuga batangije korali batakiba muri korali bagiye he? Okay, ntabwo bakiba muri korali bose, ariko hari abakirimo, abandi barasinziriye, ndetse hari n'abandi bagiye mu bihugu bitandukanye byo hanze y'igihugu cyacu. Ni kubw'iyo mpamvu rero abenshi bari ahangaha turi bashya tutari mu batangije korali. Yego. Oya, hari n'abaririmbyi bari active Mutabazi. Yego. Okay, hari uwatubajije ngo se inkunga iri kwaka baturi kwaka ni mu buhe bwoko cyangwa se ni iyihe? Ni inkunga y'amafaranga. Ni inkunga y'amafaranga turi gukusanya, ariko bitabujijwe nuko umuntu ufite igikoresho gishobora gukora mu rusengero agifite rwubatse ashobora kukiduha tukagishyiramo, nabwo nta kibazo. Ubu tugiye ku reka dusabe Ishimwe aze kutubwira ahantu iyi nkunga n'uwakenera kuyitanga aka kanya ishobora kunyuzwa, kuko n'ubundi abari gukora ubu ngubu. Murakoze. Murakoze cyane. Hari nimero za comptable wa korali, yitwa Niyonkuru Angelique. Nimero ze ni 07 82 42 36 03. Ndasubiramo, ni 07 82
42 36 03, ariko kandi dufite na konte ya Equity Bank nayo ni 422 11 82 02 98. Kansubiremo 422 11 82 02 98 ni Equity Bank. Yego. Gosheni nago nayibonye ariko tuzayitanga. Mobile money ni 07 82 42 36 03, ibaruye kuri niyo nkuru Angelique. Noneho hari ikindi kibazo mwatubajije ngo ku ndirimbo zacu haba hari abahamya ba Yesu family n'aba hari abahamya ba Yesu. Sinzi kereka nimba hari ama fake channel, ariko ubundi twebwe channel yacu ni abahamya ba Yesu family choir, kandi n'indirimbo zacu niko bagiye yandika, sinzi ko byaba byagenze. Kandebe ndabibonye handitseho abahamya ba Yesu mugenzi wanjye. Ubwo byaba ari ikibazo cy'umuntu wandika, ariko ubundi ni abahamya ba Yesu family choir. Yego, yaba ari ukwibeshya. ntabwo birarangira. Hari uwatubajije ngo ese turateganya kwegera bagenzi bacu bandi makorali asengera mu yandi madini kugira ngo dufatanye muri iyi proje. Kugeza aka kanya ntabo turegera, ariko nk'uko umurimo w'Imana ari mugari, abo tuzabasha kugenda duhuza tuzafatanya. Murakoze. Murakoze. Bibiliya niyo ivuga ngo byose bikorwe neza no muri gahunda. Kugeza ubu ngubu ndavuga ku itorero cyangwa se kuri korali ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste. Byagenze neza n'ubundi nkuko bijya bigenda neza, turatumirwa. Ubwo se hari uwabajije ikibazo ngo tumaze kugenda hehe na hehe. Twagiye muri iki gihugu mu ntara zacyo zose, tujya hanze y'igihugu, twagiye Bujumbura, tujya Tanzania, aho twaratumirwaga. Ubwo biba byagenze neza no muri gahunda. Iyo dutumiwe biciye muri gahunda y'itorero, twebwe aho nabanje wenda kuko hari abaje nyuma, reka nongere ngisubiremo kugira ngo cyumvikane neza. Nkunda gusubiza ngewe ntanga ingero. Navuze reka ngisubiremo bigaragara ko kitumvikanye neza. Umuririmbyi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi namugereranyije n'umuturage. Umuturage burya mutwara si batazi, umuyobozi w'umudugudu atazi, kuzamura kugera hejuru. Rwose uwo muntu navuze ngo bisa nkaho ntacyo aba muri igihugu, kuko ntagazwe, ntakora umuganda, nta mituweli, ariko iyo agize ikibazo azwi arafashwa. Umuririmbyi rero w'Umudiventiste umunsi wa karindwi mu itorero abarizwa mu itsinda. Wenda abatari Abadiventiste mukunda kumva bavuga ngo baba bagiye mu mitwe. Abarizwa mu itsinda, ntabwo ari imitwe y'Abadiventiste. Rero nkuko twavuze ko tubarizwa ku itorero rya Muhima, haba ibihande, icyo bita ibihande. Niba waturutse mu gihande cya Kiyovu, itorero ryifuza kumenya ngo abaturage cyangwa se abakristo baturutse mu Kiyovu ni bangahe. Abakristo basengera ku Muhima baturutse mu Kiyovu ni bangahe? Ni 10. Niba ari 10 rero babaha umuyobozi. Umuyobozi abashinzwe kureba ngo abakristo baturutse mu Kiyovu ku isabato basenze. Iyo hagize n'umwubura baramukurikirana bakamenya impamvu yagize. Noneho ibyo bihande byose by'ahantu abakristo baba baturutse, niho ya matsinda bita
mukunda kuvuga ngo mu mitwe niho biba byaturutse. Ni ukuvuga ngo rero iyo bigenze bityo, korari natwe tubarizwa mu matsinda. Ubu ntabwo tuba mu itsinda rimwe, uyaba mu itsinda rya Ruyenzi, ngewe nkaba mu itsinda rya riturutse hirya no hino, ariko twihurije hamwe muri korari. Ariko icyo nashaka gusubiza, tuyoborwa n'ubuyobozi bw'itorero. Ibyo bihande byose bigira ubuyobozi bw'itorero, bigira pasiteri, hakabaho n'abakuru b'itorero. Abo ngabo rero nibo bashinzwe kuyobora abaririmbyi. Nk'uko mwene data yabivuze, muri korari, mu itorero ryacu dufite amakorari 13. Amakorari 13 yose iyo dutumiwe binyuze muri gahunda y'itorero turagenda. Rero nsoza, icyo nashaka gusubizaho neza kugira ngo mubyumve neza, dushobora gutumirwa n'irindi torero n'urugero, cyangwa se irindi dini. Iyo biciye muri gahunda itorero rikabitwemerera, twe kuko twahamagariwe kwamamaza inkuru nziza ya Yesu, turagenda. Iyo biciye muri gahunda, ariko iyo biciye muri gahunda tugatumirwa, bakavuga bati nimujye kuvuga ubutumwa wenda kuri paruwasi ya Kiyovu, twebwe itorero rero turekuye turagenda, kuko tuba tujyanye ubutumwa mu ndirimbo, nta kindi kiba kitujyanye. Ubwo rero nabasubiza ngo iyo biciye muri gahunda y'itorero twe turagenda. Murakoze. Mu magambo make nongeye ku byo umuyobozi avuze, twebwe dukorera munsi y'ukuboko kw'itorero. Itorero iryo ari ryo ryose cyangwa se umuntu wari washaka kudutumira, cyane ko no mu itorero ryacu, iyo itorero rishaka itorero runaka ryo mu itorero ryacu, ryo intara runaka yo mu itorero ryacu, iyo ishaka kudutumira binyura mu itorero twe tubarizwamo rya Muhima. Yaba ari abo hanze bashaka kudutumira, binyura mu cyo bita diviziyo cyangwa se union. Rero uwo ari we wese washaka kudutumira abinyujije mu itorero ryacu, rikatubwira ngo abahamya ba Yesu mwahamagawe aha, mujyeyo. Twebwe ntabwo tujya twanga kugenda, ariko binyuze mu itorero. Murakoze. Ngira ngo mbunganire kuri iki, ngira ngo mujya mutubona muri gahunda zo kwibuka za leta. Yaba leta idukeneye ibwira ubuyobozi bw'itorero ryacu, iyo batumenyesheje ko izo gahunda ziri ku murongo, bakatumenyesha aho tuzajya, twebwe abahamya ba Yesu turitabira. Hari uwabajije ngo mbese izina ry'igitaramo ryitwa ku bwa mugenzi wanjye, bihwanye n'indirimbo mufite. Ese iyo ndirimbo yahembwe kuri iyi gahunda mwateguraga, cyangwa se ni iki cyaje mbere, cyangwa se iri zina ryaje kubera iki? Iri zina tujya kuritekerezaho twasanze rihura n'indirimbo dufite, ariko iri zina twarigendeye ku cyo twari tugiye gukora ku gitaramo nyirizina, kuko iyi ndirimbo yo yaje mbere, kuko ihimbwa n'ubundi twibazaga mugenzi wanjye ninde. Na Yesu yabivuzeho ngo mbese tureba kiriya gitekerezo cy'umusamariya, uko umuntu yamuciyeho undi ababaye, arabaza ngo mbese muri abo ngabo babiri mugenzi wawe ninde? Ni uwagutabaye ugize gute igihe ubabaye. Rero iki gitaramo impamvu twakise ku bwa mugenzi wanjye, ni uko turi kubona yuko igihe icyo ari cyo cyose ugomba gusohoza inshingano Yesu yaduhaye yo kwita kubabaye kurusha ari mugenzi wawe, umubera mugenzi we kurenza. Rero niyo mpamvu twakise iryo zina, ariko iyo ndirimbo yo n'ubundi yari igize gute, yari isanzwe, yaje mbere yabyo. Murakoze. Murakoze. Hari ikindi kibazo babajije abenshi bagarutseho, cyabazaga ngo mbese ko mwatumiye korari tukaba tuzikeneye ko ziririmba kandi mukaba mukeneye n'amafaranga, ese muzabihuza gute? Ese ntabwo kimwe cyabangamira ikindi? Ariko bagenzi banjye ikintu cyose bagarukagaho cyavugaga ngo byose bikorwe neza muri gahunda. Twaratumiye, ntabwo ari igitaramo giteguye iyi minsi mike, twabitekerejeho, ntabwo ari ibintu bidutunguye. Kubw'iyo mpamvu turacyabasaba ndetse namwe muri aha mwese ko mwazazinduka. Ziriya korari hafi ya zose zizaba zari guhera mu gitondo, turi kumwe. Rero gutangiza igitaramo saa 8 zuzuye, abizira tukaba tubafite na korari zihari, nta cyabangamira ikindi. Amafaranga tuzayabona ko twarabiteguye n'abantu twarabateguje, si ibintu bizatwara umwanya muremure, ndetse na korari rwose zikaririmba, kuko Bayirengo ni ahantu batarama kabisa bigatinda. Murakoze, numva ari icyo ngicyo, mugireho impungenge.
reka wenda dusoza kugira ngo dusubize baganizi. Hari uwabajije ikindi kibazo avuga ngo ese ko ku Muhima ari hanini ku rusengero rw'iwacu ku Muhima tukaba twaragiye i Remera mu bakire, niyo mpamvu yatumye tujyayo? Oya, Imana twese yaradutungishije. Njya nkunda kubwira abantu burya nk'amafaranga i Kigali ni nk'amaraso. Ushobora kuba mfite amaraso inusu, ufite litiro ikaba intunze kandi nawe igutunze. Burya rero ahubwo tugira ikintu tugira, iyi ni ukuri. Amafaranga buriya nyafite, mfite ibihumbi 10, hari igihe nabaye muri uyu mujyi ntunzwe n'ibihumbi 15 ntahomba kandi nyakoresha neza. Umuntu rero azanye igihumbi afite n'undi akazana ibihumbi 10 afite, ntabwo ariyo mpamvu yatujyanye i Remera, ahubwo bitewe na gahunda z'itorero n'ubundi natwe twifuzaga ko igitaramo tuzagikorera iwacu ku Muhima. Ntabwo ubuyobozi bw'itorero bwigeze butwima urusengero, cyane ko turi korari ikorana neza n'ubuyobozi bw'itorero. Na ubuyobozi bwaranabyifuzaga yuko twakorera igitaramo iwacu ku Muhima. Tuza no kubyigaho, ariko igihe twifuzaga yuko twakorera igitaramo hari iwacu ku Muhima dusanga hari izindi gahunda. Kandi twebwe nk'ubuyobozi bwa korari twari twavuye Mahama twabijeje ko mu gihe runaka aricyo tuzabafashirizamo. Turavuga tuti rero aho kugira ngo gahunda twiyemeje ipfe, tubiganira n'ubuyobozi bw'itorero, inama iraterana. Ubuyobozi bw'itorero nibwo bwatubwiye buti aho kugira ngo iyo gahunda y'itorero ipfe, n'ubundi insengero ziri hirya no hino, reka twebwe tubasabire urusengero rw'i Remera aba ariho muzajya gukorera igitaramo, ni hafi, natwe tuzaza tubashyigikire. Nubwo buryo twagiye i Remera ariko si uko iwacu hari habuze urusengero, rurahari rwiza, ahubwo ni kubwa gahunda zindi zari zihari tutifuzaga yuko zahagarikwa, ndetse n'itorero rikifuza yuko n'icyo gitaramo cyacu kitahagarara kugira ngo abavandimwe twemereye ubufasha bizagende neza. Murakoze. Olivier, ufite akabazo nshaka kubaza nasigaje, cyeka nimba hari ibindi wari gusubiza nk'abandi ndetse yego yabanza agasubiza kugira ngo atibagirwe. Yes, murakoze. Nitwa Emmanuel Tuyishime. Mu bibazo 14 byari byabajijwe yashubijwe usibye ikibazo kimwe, nicyo ngira ngo nsubize mu magambo makeya. Hari umunyamakuru wabaje ati umubare w'abaririmbyi mwifuza kugarukiraho ese ni bangahe? Umubare mufite, abo mufite nabo cyangwa mwakwifuza gukomeza? So mu magambo make, ibi dukora ni ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa ridaheza. Nta mubare uhari twifuza kugarukiraho. Ngira ngo kuba turi abaririmbyi 50 barenga, ubu turi 66, ariko abakiriye bafite ibyangombwa bibemerera gusavinga ni 51. Kuba rero uwo mubare 51 twarawugejeje tuvuye kuri rimwe ni ikimenyetso cy'uko korari bitera imbere kandi abayigana nta mupaka uburiho. So rero nta mubare dufite w'abaririmbyi twifuza kugarukiraho. Ni karibu ku muntu wese wifuza gukora umurimo, ahubwo nawe niba wifuza kutugana ni karibu, amarembo arafunguye. Murakoze. Nari mfite ikibazo nibazaga, umwe muri mwe bwaramajije gusa nk'agikomozaho, kigiye mwihaye muzaba mwubakiye urwo rusengero rw'i Mahama n'iryari, ku buryo n'abitanga bagira ibakwe ryo guhigura ibyo baza bahize. Nkibaza nkavuga ngo mwatubwiye ko aho bizatwara bije ya miliyoni hagati y'8 n'10, ko muvuye wababwiye 8, mugeze i Kigali wababwira izindi 2 zinduka 10, nimba nibeshye. Nkavuga nka korari isohora video buri kwezi, gutigiye gukoresha fundraising yo gushaka miliyoni 10, kandi ubwo bushobozi bushobora kuba bwanaboneka hagati muri mwebwe. Ni nkeya miliyoni 10 mu by'ukuri, turebye ibikorwa mukora, turebye abo muri bo, turebye bya 15,000 byatungishaga umuntu i Kigali, ubu bikaba bitakiri 15. Miliyoni 10 navuga ngo nizahuza abaririmbyi bangana kuriya i Remera, arizo turi gushaka cyane. Hanyuma ikindi kibazo cyanjye nibaza, mwari mutubwiye ngo impamvu yatumye mugira i Remera nuko hari ibindi bikorwa bizarimo birabera hano ku itorero aho musanzwe mubarizwa. Ubwo byumvikane ko itorero rizaba rifite izindi activity hano namwe muri Remera. Nimba rizaba rikinze,
kuki batabakingura ngo ariho mukorera? Meya yarambwiye ngo mubarize mu izina rye. Ya murakoze cyane. Nitwa Joel Sengurebe. Ndashima nanjye igikorwa cyiza korali iteguye. Ibibazo byinshi nagiye ntekereza kubaza bagiye babibaza ku buryo akenshi umuntu agiye kubaza ari uwa nyuma hari igihe ibibazo biba byarangiye cyo kuza agashima kandi akizeza inkunga y'uko azifatikanya namwe. Nicyo kintu numva kimbangukiye cyane kubera hari umuririmbyi wavuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana. Rero ni igikorwa cyiza no kubaka inzu y'Imana. Natwe tuzagerageza dushaka uburyo bwo kuzagabana kuri uwo mugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Hari igitekerezo nashakaga gutanga bitewe nuko mwasubije neza nabikunze. Nubwo mfite inusuniro y'amaraso ku biro byanyu mwese mufite ndabyubashye cyane. Hari zira nimero mwavuze na account number, hari nk'agaposta gahari kerekana izo nimero neza ku buryo mu article abantu baza kwandikamo hagati bashobora kugashyiramo. Abakora kuri YouTube nabo munsi bagapininga, byaba ari byiza cyane. Murakoze. Ndabona biri kugenda biba byinshi. Murakoze. Reka dushimire abo buyobozi bwa korali badushubije neza cyane ku bibazo twababajije. Nari ndimo nibaza abantu benshi bagiye gukurikira iki kiganiro cyangwa se bari kugikurikira ubu ngubu ntabwo bazi ngo urusengero rw'Iremera rurahagana hehe. Nagira ngo muze kuyobora abantu urusengero rw'Iremera, noneho mutumenyeshe n'isaha yo gutangira kugira ngo abantu batazaza bakabura aho bicara. Murakoze. Ngo ni musubize ibyo hasigara cya Fifi n'icyanjye. Mwanze musubize ibyo ngibyo kugira tutabyibagirwa. Arakoze. Wabashije ikibazo cya mbere yabajije ati ese icyo gikorwa cy'amafaranga murateganya ko kizarangira ryari? Icyo yabanjirije ni ukuvanga abantu turimo gutumira, turimo kubabwira ko ku itariki 10 dukeneye inkunga y'amafaranga. Turagenda tubibabwira, ntago tubibahisha. Rero igikorwa cyacu turagiteganya yuko ku itariki 10 aribwo cyasozwa cy'amafaranga, ariko nuwazana avuga ati ukwezi ni kurashira, ntago wamubwira ngo ntuzayaduhe. Uvuga ngo ariko abantu dutumira bose niyo tariki twabahaye, kuko turateganya ko mu kwa gatandatu nibigenda neza nk'uko tubiteganya tuzamanukana namwe tukajya guserebura, tukamanukana n'abantu benshi cyane tukajya gutaha urwo rusengero. Niko turimo kubiteganya. Hari ikindi cyuko ayo mafaranga ari make mushatse mwana yikuramo. Ikibazo cy'amafaranga uvuga ngo uyu ni umushinga wa korali. Nababwiye yuko ari umushinga wo gufasha twihaye kuri uyu mwaka wose. Rero hari uwavuze ngo miliyoni 8 ayongeraho izindi 2. Ubundi tumaze iminsi mu manama menshi n'ibyo bintu twabyibajijeho. Biragaragara ko hari ukuntu iki gikorwa twagitangiye, hari ukuntu dutegura igitaramo uko tugenda tugitegura kikatubana kikagenda kiba Kigali. Wenda nk'igitaramo twateguye hashize twagitangiye twakise cyitwaga Thanks Satan. Yego. Uko kigenda gikura kigenda kiba kinini cyane. Rero ubundi miliyoni dukeneye kugira ngo oya ntago ari cyo nashaka gusubiza. Yego turakumva Vice President.
miliyoni kugira ngo twubakire n'uwo muntu twakoreyeho indirimbo yitwa Elisa zirimo gukabakaba muri 13. Nicyo gikorwa turimo, niko yahereye kuri. Bivuze ngo ibikorwa birakomeje, si kujya Mahama gusa. Birakomeje kandi uko tubibona, uko turimo gutumira, uko mwatwitabiriye, muragenda mwongeraho n'ibindi rwose birimo kugenda bigaragara ko uyu mwaka ibikorwa twagiye duteganya byose tuzabigeraho kandi Imana izaduha umugisha. Murakoze, reka nunganire Vice Perezida kandi Imana iguha umugisha rwose, agerageje gusubiza neza. Uriya muvandimwe abajije ikibazo kinyibutsa nanone tujya Mahama. Twagezeyo ubuyobozi bw'itorero butubonye rwose barasa nkaho babajije nk'ikibajije, bati ubwo korara abahamya tubabonye ibibazo byose dufite birakemutse, natwe kubwo kwizera tuti rwose ntimugire ikibazo musigarana. Hari n'uwigeze kubaza arabaza ngo korari abahamya ba Yesu family kwayo, korari abahamya ariko family si ubwo hari utabyumva, n'umuryango, dufite umuryango mugari, turabaririmbye 51 bakiriye ariko dufite umuryango pe. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko ukurikije ikibazo ubajije rwose amafaranga uvuze, ubajije ikibazo nanjye numva kinkoze ku mutima. Ukurikije n'umuntu dukorera, ayo mafaranga ni make, nk'uko babivuze. Dukorera Imana ishobora byose, ni umutunzi wa byose, kereka iyo twihenza ahubwo kuyisaba. Hari benshi rwose bajya batubwira bati mwebweho tubona birenze. Birashoboka hari n'igihe tuba tudafite amafaranga kuri konti yacu ugasanga nta n'ibihumbi 100 biriho, ariko se niba turi abahamya 60 tuba dufite abandi abajyanama cyangwa abantu batwumva nka 500, wabicaza ukababwira ikibazo, amafaranga ushaka bakayaguha. Ubundi twabuze iki? Ayo mafaranga ni make, twizeye ko nuzana yawe nkazana yanjye tuzayarenza nta kintu tutazageraho. Murakoze. Utari wava aho ngaho, ngize igitekerezo, nubwo amafaranga ari makeya raporo y'abantu wizeye n'Imana irahari, ariko nanone biranahura ngiye n'inyubako cyangwa ishushanyo mbona ndi kucyumva muri ayo mafaranga. Ntabwo ndi kubona ari inzu ya etaje mugiye kubaka, ni inzu iri simple. Ahubwo natanga igitekerezo, aho kugira ngo mujye kubumba amatafari muzana amabuye, mwashatse nuza iri mobile, sibyo? Ku buryo ari nk'amahema njya mbona abantu bajyana ahantu, ihema ryiza rihenze kandi ryakira abantu benshi, ku buryo neta ufite kuryimura ukarijyana ahandi. Kuko sindi kubona nimubaka inzu y'amatafari n'amabuye nyuma y'umwaka umwe impunzi zikaba zisubiye iwabo, ayo mafaranga arapfuye ubusa. Urakoze. Nago mu by'ukuri ntago tugiye kubaka urusengero duhereye kuri fondasiyo. Icyo nicyo wenda tutasobanuye neza. Urusengero rurahari mu gihe kurusoza, bitewe n'amategeko ya leta tugiye kuvugurura twongeramo ibisabwa bitari bihari. Ikindi siniba ukuntu wari ukibajije ndakibagivuga. Ibyo usobanuye rwose birumvikanye. Sorry, ikindi mwarimu tubwiye ngo amafaranga twatse ni make. Ntago ari make kubera ko uyu munsi turi kuri proje ya Mahama, atari uko tudafite andi maproje menshi muri uyu mwaka yo gufasha, ahubwo uyu munsi turi kuri proje ya Mahama ijyanye n'izo miliyoni 13. Nyuma ya Mahama tuzabahamagara tubabwire indi proje ijyanye n'andi mafaranga ku buryo bishobora kuzagarana na miliyoni 50 muri uyu mwaka. Murakoze. Fifi wenda Fifi atari yabaza, hari ikindi kitari gisubijwe ngira ngo kivire mu nzira rimwe. Hari umuvandimwe ubajije ngo ubwo tugiye kuzakorera igitaramo i Remera kandi twakagombye kugikorera ku Muhima, ukibajije usa nkaho ushaka kugaragaza ko hari imbaraga zizaba zitandukanye. Dutangira iyi gahunda ya Mahama twatangiye kuyitekereza mu kwezi kwa mbere, ni nabwo twabasuye. Twagiyeyo mu kwezi kwa mbere duhana gahunda y'uko ibi bikorwa turimo kubaganiriza, mu byifuzo byacu tuganira n'ubuyobozi bwa Mahama bw'iryo torero, twifuzaga yuko mu kwezi kwa 3 bizaba byarangiye tubizanira ubuyobozi bw'itorero ryacu
twavuye Mahama duhita tukinjiza mu buyobozi bw'itorero ko ntacyo twakora ubuyobozi butaduhaye rwa head. Noneho tugeze mu buyobozi kandi tubabwira yuko twe nka korali abahamya twavuyeyo twemeye ko tuzabafasha mu kwezi kwa gatatu tuzaba twubatse urwo rusengero bitewe n'uko dufite abaririmbyi. Nibyo kuko abaririmbyi natwe turakora mu bushobozi bwacu, ariko dufite n'abandi bantu badufasha. Batubaza mwarabyemeye? Twarabyemeye. Ubwo mwabyemeye rero mu kwezi kwa gatatu itorero rifite ibikorwa ibi n'ibi. Ntabwo bishoboka yuko ibyo bikorwa byahagarara, ariko niba mwarabyemeye reka tubasabire ku rindi torero, nimugende mubaze ahari umwanya, noneho aba ariho muzakorera. Tubajije i Remera niho twabonye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, kandi ibyo bikorwa iwacu twari dufite byarakomeje hafi kugera mu kwezi kwa kane. Niyo mpamvu rero ntabwo ari imbaraga zaba zicitsemo kabiri, ahubwo ibyo bikorwa byararangiye by'itorero rya Muhima. Bivuze ngo itorero rya Muhima naryo rizadusanga i Remera, dufatanirize hamwe ko icyo nicyo gikorwa itorero muri rusange rya Muhima rifite. Hanyuma murangira abantu i Remera ku rusengero, uvuye kwa Rando, uvuye Sonatibe, umuntu yahagera ati? Murakoze. Nongeye gusongera ku cy'umuvandimwe kugira ngo ndangire n'abantu. Ntabwo yaravuze ngo ese kuki mutababwira ngo mufungure noneho dukora igitaramo. Igitaramo kirategurwa, habaho gutumira amakorali muzafatanya, habaho guteguza abazakiyobora, abazabwiriza no guhamagara abantu bazakizamo. Rero iyo tuza kugendera kuri iyo gahunda twavuga ngo ibi gahunda zo ku rusengero zibanze zisoze tubone kugitegura, twari kujya muri Rotari. Niyo mpamvu twagiye i Remera kugira ngo ibi byose bitegurwe n'uyu munsi tube turi kumwe. Murakoze. I Remera rero aho tuzaba turi, iyo turutse Nyabugogo ufata imodoka ikakugeza Sonatibe ku Batega. Iyo ugezeyo hari icyapa cya Sonatibe uvamo, uviramo Sonatibe, hari agahanda k'amabuye kazamuka, urazamuka ukagera ku rusengero rw'i Remera. Iyo uri kuva mu Giporoso urazamuka ukagera kwa Rando, hari undi muhanda w'amabuye nanone urawufata ukamanuka ukakugeza ku rusengero rw'Abadive i Remera. Rero aho ngaho niho tuzaba turi. Iyo muhageze hari urusengero rw'i Remera, abantu bose biba byanditseho, nabo bazadusanga. Murakoze. Aha, Fifi. Murakoze. Icyo nari ngiye kubaza basa nkaho bagishubije cya mbere. Mwakomeje kuvuga igitaramo kuva nagera aha, mwari mutaravuga ko ari ku itariki 10 ngira ngo n'ukwezi kwa gatanu, ntabwo mwakomeje kubivugaho. Nkumva muravuga igitaramo ariko mu kanya urabivuze uvuga ko ari ku itariki 10. Hari n'undi na vice president yagize kubivuga ko ari ku itariki 10 bashaka amafaranga. Mpita numva ko niyo byose igitaramo kizaba ku itariki 10. Akenshi rero batumiye abanyamakuru baba byiza ko ukomeza usubiramo za tariki kugira ngo n'uwandika ataza kwibeshya. Hanyuma ikindi ngiye kubaza mu mbabarireho gatoya, ntabwo wenda ari uko bacarenjinga. Muvuze ko mufite projet iri hafi miliyoni 50 muri uno mwaka, uretse ko zishobora no kuzarenga. Turacyari mu kwa gatanu. Biragaragara ko ibyo byose iyo mukoze ibitaramo mukora ibitaramo bya fundraising, kuvuga ngo mukora ibitaramo amafaranga muri buyakure mu bantu. Nabibonye ko projet zanyu zose mufite ziba ziri mu bantu muzakoreraho ibitaramo. Ndabeshya? Ibitaramo mukora biba ari byo kugira ngo mwaka abantu amafaranga bayazane. Bitange, reka mvuge gutyo, bitange. Icyo ushize bakoze cyari cyo gushima nta mafaranga batse. Barabikora. Ikindi kandi bayabonye barashima. Ikindi kandi ndashaka kwibutsa Fifi, iyi ni imwe muri korali igenda buri sabato kujya gufasha abandi. Yego. Ntabwo ntibakunda kwirebaho, ahubwo buri sabato nta gihe na kimwe n'abanzi baba batari i Kigali, baba bari i Kigali, baba bagiye buri gihe mu ntara. Kubaza nyine kugira ngo abantu babimenye, uko uwabyumva yumva ati mufite ndibajije kubera uriya mukobwa ibyo yavuze, uko yabivuze byahise byumvikana ko mukora ibitaramo kugira ngo mukore fundraising. Uburyo yabisobanuyemo nyine na projet. Nk'ubu ngubu niba uriya mugabo yavuze ngo ushobora gusanga kuri konti yacu nta 100 biriho, akavuga ko mufite projet y'ibihumbi cyangwa ya miliyoni 50, babyumvikana. Niba kuri konti nta yariho, mwamuviza mu bitaramo ko wenda muzagenda mukora fundraising, mu gisobanuro mukiraho mucyo nta kibazo. Kandi niba n'amafaranga aboneka abantu bakabitangira umurimo w'Imana, nta kibazo. Twabyumva neza nkuko mubikora, ariko tukabyumva neza tutabyumvishe mu buryo bubi. Fifi arakoze. Ngira ngo
umurimo w'uburirimbyi icya mbere ni ubwitange. Ni ubwitange kuko buriya ni umurimo uvuna cyane, usaba umwanya ndetse n'ubushobozi. Umuririmbyi asabwa kuboneka muri repetisiyo 2 mu cyumweru. Aratega agahagarika imirimo ye akora ya buri munsi. Iyo tugeze muri repetisiyo kugira ngo korali izamuke igire n'iterambere, nuko umuririmbyi atanga amafaranga yo gukora indirimbo, kujya muri studio, kugura ama uniforme, kwishyura abakameramani. Ibyo byose iyo ugiye kureba nk'indirimbo imwe kugira ngo ikorali yisohore, usanga umuririmbyi asabwa byibura hasabwa miliyoni irenga kugira ngo indirimbo isohoke. Icyo gihe ayo ni amafaranga ava mu muririmbyi buri munsi, n'amatike yo kujya kuririmba. Noneho habaho nuko korali zitumirwa kujya kuvuga ubutumwa hirya no hino. Ayo ni amatike umuririmbyi asabwa buri munsi. N'ibi bikorwa nubwo biri gukorwa, nubwo twatangira nk'ubu tuba twatangiye mu bikorwa, mu gutegura, ibyo byose ni amafaranga asabwa umuririmbyi. Rero aba bantu baza kudufasha ni ukutwunganira muri wa murimo, kuko umuririmbyi we abaya umunyarwanda yageze kuvuga ngo ko muhorana n'ibirori kandi nabyo bisaba amafaranga. Umunyarwanda yaravuze ngo nubona urumuri rwaka ngo burya urutambi ruba rwahashiriye. Rero iyo mubona biriya bintu byose bitambuka, burya umuririmbyi we aba yabyumvishe kurenzaho, kuko we niwe biheraho imbere y'ibindi. Murakoze. Ngira ngo rero abahamya komite yanyu irakoze gusubiza ibibazo byiza, mukaduha ibisubizo byiza ku bibazo twabajije. John araza kwihangana, buri itangazamakuru nta muntu ujya urihagarika, kuko na twa tuntu duto yababaza bakuramo ibisubizo byinshi kandi byiza byagira akamaro. Ariko kandi ndashaka kubabaza rero ikibazo cya nyuma, buri wese aragenda yagisubizaho gatoya. Aba bantu muri kubona ahangaha nibo bantu batuma za bekari nazuzura, nibo batuma ibitaramo mubona byose mu matorero yose bigenda neza kandi bikabona abantu. Uyu munsi bitanze, bareka akazi kabo baza kubana namwe. Bafite imbuga nkoranyambaga ziremereye ku rwego mudashobora kumva. Ni abantu bitangira umurimo w'Imana batagendeye ku mafaranga, kuko bafite n'akandi kazi bakora mu buzima busanzwe. Aba bantu mugize amahirwe murababonye. Ndashaka ko buri muririmbyi agira ikintu kimwe abasaba. Mwaduhamagaye ngo mutumaze iki? Tujye gukora iki? Murifuza ko tubafasha iki? Ikindi kirenze kuri icyo ngicyo, murasohora ibihangano, yego nibyo, ariko biri kuri shene zanyu, biri ku mbuga zanyu, twe kuzacu n'amateleviziyo dukora n'amaradiyo nta bihari. Mwaduhamagaye ngo tumwe fanta dutahe, murifuza ko mwadufasha iki? Nako twabafasha iki? Muragira ngo tugire dute? Ndagira ngo buri muntu wese mu masegonda 5 dusoza, ubwo turasoza duha n'umwanya Vice President kugira dusoreze. Muragira ngo bigende bite? Urakoze. Iki kibazo ndashaka kugisubiza. Mwiriwe ariko Kristo Yesu akozwe, Yesu ashimwe. Ikibazo cya mbere mbaza meya, nta banyamakuru bavuga icyongereza mujye mugira muri association yanyu? Ahubwo tugira n'inkuru z'icyongereza. None ko ntumvishe umuntu baza mu cyongereza? Ahubwo dusubize mu cyongereza. Ndabasubiza utambaje mu birahita byoroha. Murakoze cyane. Ubu ni umukoro mbahaye. Turi muri East Africa, turi mu cyongereza, turi mu gifaransa. Ubutaha ndabashimiye. Ye nitwa John. Mfite background ya korali cyane. Ishimwe azagisubiza. Ishimwe ni uyu nguyu. Tubatumira, tukunda gukora press conference ubushize twari twayikoze, ariko uyu munsi twifuje gutumira abantu bateri abanyamakuru batari Adventista cyane, kugira ngo noneho korali ive mu kidive imenyekane hanze. Tugerayo ubu twageze kuko twakubonye. Icyo tubashakaho rero, hari umugabo umwe wavuze ati ni ubwa mbere nababonye, atari ko kubera Olivier naje tinarebye n'amashusho yanyu. Nimugende muvuge ibyabaye n'ibigiye kuba muri korali abahamya, tudashyeshya, tujyana inkuru nziza. Ikindi tubashakaho, mwese mufite ibinyamakuru mukorera,
mufite n'imbuga zanyu z'abashuti banyu, mufite n'imbuga zanyu, nimugende tuvuge Mahama. Ubu ni operasiyo Mahama. Ejo bundi wenda tuzabahamagara turi kuri operasiyo John. Why not? Turabashaka ubufatanye. Kamameneri wanga. Korali igize imyaka ingahe ko bayivuze? 31. Twavuze 38. Ukeka ko se 40 ko izaducika? 40 za buri ingahe? Ingahe? Buri ari utegura 40 atangira muri 38. Ngiye nkunda kuvuga nzimiza ndi umusaza nyine. Nibe se wenda hari igikorwa duteganya imyaka 2 cy'imyaka 40, kuki tutagombye kugitangira muri 38? Tukagitangirira ahangaha cyane tuyihorera, tukagitangirira ahangaha. Ariko none be tugiye gutangira urugendo rwa korali rw'imyaka 2 dutegura igikorwa cy'imyaka 40, wenda duhere kuri operasiyo Bahama. Ariko icyo tubashakaho ni ubufatanye guhera aka kanya, byibuze ubufatanye bw'imyaka 3. Muzareba ikimana izadukorera. Kambashimire rero urubuga twashinze, ariko mbasaba ko abo ntabonyeho nsaba Olivier tubashyireho, noneho buri munsi tujye duhana amakuru ya korali abahamya. Si babivuze wenda ejo bundi hari indirimbo izasohoka, dukomeze muri urwo rugendo, ugira ikibazo abaza Olivier, kuko Olivier ni ushinzwe abanyamakuru muri korali abahamya mu rwego rw'abamambure, noneho mushiki we akashinzwe abanyamakuru mu rwego rwa korali. Ugira ikibazo akabaza Olivier, ugira inyunganizi akatubwira, tukagenda tuganira na cya kibazo particulier ariko kirebana na korali abahamya. Ushobora kukibaza korali abahamya n'abagabo, nubareba bameze gutya n'abagabo, hari noneho n'abandi bataje. Ariko aka kanya tuzashimishwa no kwisabato twe tariki 10 z'ukwa gatanu tubona amakamera ari menshi. Nimuzabe mudafite amakamera mwabagabo, amakamera muyazane. Isaha kizaba saa 8 Kigali Bareng Church zuzuye. Tuzashimishwa no kubona mwicaye ahangaha, abandi muri mu kazi. Miriam na Olivier babahaye amabaji yanyu mukora akazi, tubakira tubareba. Ikirenze kuri icyo nzoza mugeze kukivugaho. Uko gatatu mu 7 dushobora kujya Mahama utaha rwa rusengero. Bizashimishwa rero no kubona twabagena imodoka yanyu mw'abanyamakuru yuzuye, tugiye Mahama, tugiye kubyina intsinzi, tugiye gushima Imana. Aho niho ubwo bafatanye bwa korali n'abanyamakuru na ya groupe yanyu bizakomeza kugeza igihe intego izageraho. Intego nta yindi rero ni ukwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Murakoze. John arakoze. Ubwo namwe reka tubaye amasegonda 30 mwihuta, buri wese nawe agira icyo asaba kiyongera ku cya John. Twagiye. Murakoze cyane ku byo John amaze kuvuga, nta byinshi twakongeraho, gusa nkangiye ku giti cyanjye icyo navuga, Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kuba twarabahamagaye mukatwitaba. Hari igihe byashobokaga ko twabahamagara wenda nimutwitabe kubera impamvu runaka, ariko Imana yabashoboje kugera ahangaha, ikaba yaranabashoboje kutwumva binyuze muri Olivier. Imana ibaha umugisha. Ikindi tubasaba rero, turasaba ubufatanye bukomeye kugira ngo mutubere amaboko akomeye yo kugira ngo tugire aho tugera muri uyu murimo. Murakoze cyane. Murakoze. Twebwe muri korali yacu nk'abantu bakora amanama ya korali, iyo dutegura ikintu cyangwa muri rusange, hari umugabo ukunda kuvuga ngo ndi hejuru. Twebwe tuba turi hejuru. Rero namwe ubufatanye tubashakamo nuko muba muri hejuru. Ibintu byacu twebwe dutegura indirimbo tukavuga ati muri uku kwezi tugiye kuzana indirimbo nshyashya, nta n'amafaranga ahari, ariko bitewe nuko tuba turi hejuru turavuga ati iyi ndirimbo igomba gusohoka. Rero mudufashe, ibintu byacu ni mu byiyumvemo. Turi umuryango mwiza kandi ntabwo bihagararira ahangaha. Niba tumenyanye uri umunyamakuru, nawe ubwo ubaye umuryango wacu. Ugize ibyago, ugize ntabwo bigarukira bya bindi bahoze bava ngo ese irindi torero ryabatumira. Oya, hari ibintu bitagomba ibyo ngibyo. Ni umuryango mwiza kandi akenshi tuba turi hejuru. Turabasaba rero namwe
ku bintu byacu tubagejejeho mube muri hejuru kandi natwe tuzababera abafatanyabikorwa beza. Murakoze. akandi nari nibagiwe twashakaga kubasaba nuko niba nta kibazo mu gihe muri gukora izi nkuru yaba kuri YouTube channel ku mateleviziyo ahandikwa mwadufasha mugapininga indirimbo zacu. Murakoze. murakoze ibyinshi babivuze ariko icyo ntabura kuvuga byari byiza gukorana namwe no ku munsi w'igitaramo muzazinduke kandi muzaze mwitwaje inkunga kizatangira saa 8. murakoze. nanjye ndatangira nshima cyangwa se ndasoza nshima. burya baravuga ngo utazi yava ntago amenya niyagana. bo ntabwo ubu ngubu turimo kwamamaza korari ngo ijye hejuru kuko ibyo ngira ngo nta n'uwabikora, usibye ko ku ruhande rumwe nabwo ari byiza. hari igihe tutari tuzwi, niyo mpamvu nari mbanje mvuga ngo utazi yava ntamenye iyagana. ariko si twe turimo kwiyamamaza, ntabwo twiyamamaza ngo tumenyekane kuko twamenyekanamo ikiza, ahubwo turimo nk'uko twabivuze turi kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. rero ndasoza nshima kuko utazi yava atamenye iyagana. igihe twatangiye gukorana n'abanyamakuru nicyo gihe cyabaye cyiza kuri twebwe nka korari abahamya. inkuru zacu nziza, indirimbo zacu nziza, igihe twageragezaga kujya kwa Olivier, igihe twageragezaga kujya ku Mucyo, igihe twageragezaga kujya kuri radio ku binyamakuru runaka, nibwo inkuru twamamaza nibwo yamenyekanye kandi imenywa n'abantu benshi. rero yaba abo ngabo twatangiye gukorana ndabashima kandi bivuye ku mutima. Imana ibaha umugisha. nabo dukoranye bwa mbere kandi twitegura kuzakomeza gukorana nabo, ndagira ngo mbabwire iki ngiki ko iyo Yesu yakizaga umuntu yaramubwiraga ngo genda kandi ntugire ugira gute, ntubivuga. muzi impamvu Yesu yavugaga gutyo? nta yindi nuko none se nta wundi muntu mu gihe cya Yesu wari ufite ubushobozi bwo kuzura uwapfuye. byari bizwi ko ari Yesu ari we wenyine ufite ubwo bushobozi. abanyamakuru mufite ubwo bushobozi bwo kwamamaza inkuru ya Yesu abantu bose bakabimenya. mwebwe nimwigendera ibyo tuvuganya ntimubivuga. murakoze. umunyarwanda yaravuze ngo wabuze umuranga aheze mwa nyina. rero twabashimiye kubana namwe kandi byatunejeje. rero Olivier aravuze ati se icyo mudusaba ni iki? icyo tubasaba ni uko tubana nk'uko turi kumwe, kuko nimutubera abanyamuryango tukababera abanyamuryango ibintu byacu bizabasha kugera kuri bose. kandi nk'uko Fifi yari yabivuze, Fifi ngiye kwisubiraho mu iterambere rya korari abahamya nshinzwe kubagezaho ibi bikorwa byose. ubwo rero mu bushobozi Imana impa ngiye kongera gusaba Imana imbaraga yo kugira ngo twongere tubane kandi mutube hafi. tuzi neza yuko igihe twakoranye namwe neza ibihangano byacu bikagera ku bantu nk'uko twabiteguye, Imana irererezwa kandi niyo duharanira kwerereza. kandi ikindi, umugambi wari wo wose wo gukiza ntimukawugiremo intege nkeya. ubwo rero tuzafatanya muri uwo mugambi, tuzi ko bizagenda neza. Imana ibaha umugisha. turabashimiye birenze uko mubitekereza kandi twizera yuko ubufatanye bwacu namwe buzagira icyo butugezaho. Imana ibaha umugisha. murakoze. nsoza reka nshimire mwe mwese mwitanze. ntabwo nabura kuvuga ko uruhare rw'itangazamakuru muri iyi gahunda ari ingenzi kandi turukeneye. leta niyo igikunda kwita itangazamakuru nk'umufatanyabikorwa wayo. natwe rero mu nkuru cyangwa se muri gahunda yo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo ntabwo ariho twaheza itangazamakuru. niyo mpamvu rero natwe tubafata nk'abafatanyabikorwa bacu muri gahunda dutegura. ndabashimira rero kandi nkomeje kubashimira ubufatanye mudahwema kandi mugiye gukomeza kutugaragariza. Yesu
azuka ntagire bariya abagore bamubonye azuka, ubu na n'isaha Yesu ntabwo tuba tuzi ikijyanye n'izuka rye. Yagize bari abagore bamamaza ko yazutse. Natwe rero tudafite abanyamakuru kugira ngo mugaragaze ibikorwa byacu hanze mu bitangazamakuru mukorera, hari igihe abantu batasobanukirwa n'ivugabutumwa dukora mu by'ukuri. Niyo mpamvu rero natwe tubasaba kugira ngo mukomeze gukorana natwe, hanyuma dufatanye gutebutsa inkuru nziza ya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Aha, reka rero dushimire n'abaririmbyi muri rusange, Imana ibaha umugisha. Ariko kandi ndagira ngo twebwe iyo abantu batwiteje turabakoresha. Icyo kintu turagira ngo mukitwemerere mutazadutenguha. Nahoze ndi kubona hari abari kuvuga bati iyi weekend ntabwo bizoroha, tugomba kubagabagabana. Dudu yahoze abimbwira, SP ku mucyo yahoze abimbwira, Juste kuri Radio Flash, Christian ku Isibo, bavuga bati twebwe aba bantu tugiye kubakoresha. Mwitegure ko namwe aho tuzabahamagara mugomba kwitaba, hari naho batazabatumira bagafata aya mavideo mukabibona bakajya babwira bati isaha ini biraza gucaho, mugomba kubyihanganira nyine tukabakoresha kugira ngo bigende. Ikindi turashimira itorero ryanyu rya Muhima, pasiteri wanyu Didier yakoze kubemerera ko tubana, kuko nanone iyo atabigiramo uruhare ntabwo byari gukunda. Turamushimiye nawe, Imana imuhe umugisha. Agende tunahura by'umwihariko nzanayimushimira, kuko ntabwo ari amatorero yose yisanzura mu buryo. Imana ibahe umugisha. Ariko dusoza tunafata n'ifoto y'urwibutso muri kumwe n'itangazamakuru, nagira ngo wenda Miriam abegere muri ukuntu muturirimbira akantu ntabwo twapfa kugenda tutawumvisha. Tunamenye niba no kuririmba munabizi cyangwa se munatubeshya hari abandi bantu babaririmbira. Ubwo rero umuntu wese urimba mu bahamya, na hari inyuma ndabona hari abandi, nibabegere mudushyire akantu gatoya, hanyuma numara kugashyiraho kugira natwe tubereke ko turi abakirisitu, turaza gusaba Christian adushyira imbere y'Imana. Yabo ko nawe
munyemerere mwigire hejuru twubaha Imana. Mana nziza, mubyeyi mwiza, abahamya bamaze kubiririmba ngo ugire urukundo n'ineza bitarondoreka. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, cyagenze neza, turabigushimiye. Abahamya bagambiriye gukora igikorwa cyiza cyo kubaka inzu yawe mwami mwiza, ubahe umugisha mwami mwiza. Turahagurutsa buri muntu wese ku mpera y'isi kugira ngo umwami azashyigikire iki gikorwa. Umuhe mwami ubushobozi, buri gihe turagambirira ariko bikanga, turamagana buri kintu icyo ari cyose cyazarogoya mwami mwiza, umuntu uza kumva buno butumwa kugira ngo mwami icyo yagambiriye ntazagikore. Uha umugisha abanyamakuru nabo bagiye kwamamaza iyi nkuru nziza mwami mwiza, ubahe ubundi bwenge mwami mwiza, ubahe ibindi bitekerezo mwami mwiza batigeze bagira kugira ngo izi nkuru mwami zizagere kuri benshi mwami mwiza, maze nabo bakora umurimo wawe kugira ngo mwami mwiza ubwo bazaba batabarutse baje kubana nawe mwami mwiza, bazaza imirimo bakore hano mu isi ibaherekeje. Bana na buri umwe mwami mwiza hatashye mu macumbi ye, ndetse mwami n'abanyamakuru bagiye kujya gukora inkuru nabo bane nabo bagenda, ubarinde mwami mwiza, ndetse nabo basanga bose basize baze gusanga ari amahoro. Tubisabye twiciye bugufi, ni mu izina ryawe ryera, amen.